ni ijambo rivuga ngo kwiyoberanya kw'abantu b'Imana mu minsi y'imperuka. Hanyuma uyu munsi turi mu gihe cya rya jambo ngira ngo riri muri Yesaya ry'abagore barindwi bavuga ngo tuzitunga tuzifasha ariko hanyuma tuzatwemere twitirirwe izina ryawe. Mpura n'abantu bafite Bibiliya barimo bagenda ngo bagiye gusengera umuntu, barangije baratubura bazana ibintu ntazi ibyo ari byo, ngo kuye ibintu mu muntu bikaza nta maraso ariho. Twongeye kubashimira ndetse tugushimira Pasiteri Karurangwa. Pastor Karurangwa turagushimiye kuko utajya uhwema cyangwa se usinzira udakoze umurimo wahamagariwe. Ni kubw'iyo mpamvu kuri Karuhura TV tuguhaye ikaze nanone tukubwira ngo urisanga. Dutangira usuhuza abakunzi ba Karuhura TV kandi tubasaba abadasanzwe bakurikira Karuhura TV ko tubibutsa ko hanyuraho ijambo ry'Imana, hanyuraho ubuhamya ndetse tukagira n'umwanya wo kuramya no guhimbaza. Kubw'ibyo rero ubaye utari dasanzwe dukurikira twagusaba gukora subscribe ndetse no gusangiza iyi channel kuko ni channel nyine ni Karuhura. Pastor rero reka tudatinze dutangire dusenga Imana, twiragiza Imana, ubundi ni karibu mu ijambo ry'Imana. Urakoze cyane, nongeye kubashimira. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha kuba mudahaye ikaze kuri Karuhura TV. Ndasuhuza abantu mwese mukurikiranye iyi channel bari hirya no hino mu gihugu cyacu, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Tutibagiwe kandi n'intara ya gatandatu, ndavuga abari hanze y'igihugu mukurikiranye iyi channel. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ubasuhuza rero ni Reverend Pastor Karuranga Aime Moses. Ndabakunda, Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Abari Amerika, abari Canada, abari Faransa, abari Belgique, abari Australia, abari mu Butaliyani, abari impande zose z'isi, nongeye kwishimira kubana namwe kandi kuko ni iby'igiciro kandi ni umunezero cyane. Imana yo mu ijuru ibampere umugisha. Rero tuje kuganira ijambo ry'Imana n'ubundi. Ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 14, duhere ku murongo wa mbere. Hanyuma umutwe w'ijambo tugiye kuganira ni ijambo n'umutwe ujavuga ngo kwiyoberanya kw'abantu b'Imana mu minsi y'imperuka. Imana yo mu ijuru tugire neza cyane. Kwiyoberanya kw'abantu b'Imana mu minsi y'imperuka. Reka dusome. Aravuze ngo icyo gihe Abiya mwene Yerobowamu ararwara. Yerobowamu abwira umugore we ati, ndakwinginze haguruka wiyoberanye, utamenyekana ko uri muka Yerobowamu, maze ujye i Shilo, niho umuhanuzi Ahiya aba, wamvuzeho ko nzaba umwami w'ubu bwoko. Kandi jyana imitsima 10 n'udutsima n'ikibindi cy'umutsama umusange, nawe azakubwira uko uyu mwana azamera. Nuko muka Yerobowamu abigenza atyo, arahaguruka ajya i Shilo kwa Ahiya, ariko Ahiya yari atabona kuko amaso ye yari ahumishijwe n'ubusaza. Uwiteka abwira Ahiya ati, dore muka Yerobowamu aje kukubaza iby'umwana we urwaye. Ndakubwira ibyo uza kumubwira namara kwinjira aha. Ariyoberanya yihindura undi mugore. Nuko Ahiya
yumva ibirenge bye akinjira mu muryango, aravuga ati yewe muka Yerobowamu, injira, niki kigutumye wihindura undi mugore? Umva ngutumweho amagambo akomeye. Imana yo mwije tugire neza cyane. Ngutumweho amagambo akomeye. Nshuti z'umusaraba, reka n'ubundi dusengera ijambo. Data mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, Imana ikiranuka, Imana y'imbaraga. Turagushimye kubw'umurimo wawe Imana nyiringabo, Uwiteka n'imbabazi byawe. Ngaho nuganze kandi utegeke, ntabari twabwa bari nyakubahwa, byose uko ushaka no kushima mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nshuti bene data bakunzi ba Karuhura TV, uyu munsi wa none nejejwe no kongera kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. Ariko ijambo ry'Imana nje kuganira nawe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo kwiyoberanya kw'abantu b'Imana mu minsi y'imperuka. Uyu munsi wa none tugize akaga gakomeye cyane ko kuba turimo gukora umurimo w'Imana, ariko mu gihe gikomeye, mu gihe kigoye, mu gihe hari benshi barimo kwiyoberanya muri uyu murimo kugira ngo babashe kuyobya benshi. Ariko ntabwo twabitindaho, kuko n'ubundi umuhanuzi Daniyeli yarabihanuye, aravuga ngo hazaza benshi ndetse bazaza bashake no kuyobya intore z'Imana. Aravuga ngo ubwo ikizira cy'umurimbuzi kizaba gihagaze ahera, abantu icyo gihe bazitonde. Imana yo mwije tugire neza cyane. Hanyuma Pawulo nabivuga neza, aravuga ngo ubunebere bwo mu minsi y'imperuka, ubunebere bwo mu minsi ya nyuma. Hanyuma rero icyo gihe nicyo dusohoyemo. Ubu sigaye mfite ubwoba bwo kumenya ngo mbese ninde mwene data ukijijwe twagendana, ninde muntu twakorana, ko abantu benshi basigaye basa nkaho bikingirije ijambo ry'Imana, ariko hirya gatoya bagakora amarorerwa, ibintu biteye ubwoba ndetse ibintu bibabaje. Imana yo mu ijuru tugirire neza, kandi Imana yo mu ijuru iturwanirire cyane rwose. Wowe unkurikiranye birashoboka ko waba warahuye n'ibi bintu, ariko nje kugukomeza. Ndibuka igihe kimwe cya Ahabu n'abahanuzi ba Shera ndetse n'abahanuzi ba Bayali. Umugaragu w'Imana Eliya yaje kugira ishyaka ry'umurimo w'Imana cyane, arangije arwanya Ahabu ndetse n'abahanuzi ba Bayali n'aba Shera. Ariko igihe kigeze uwo bita Yezebeli aza kuza ngo kwica abahanuzi, Eliya abimenye arahunga, arirukanka. Ijwi ry'Imana rimusanga hari yahungiye, riramubwira ngo umva yewe Eliya, niki gitumye uhunga? Aravuga ngo Yezebeli abahanuzi yabishe, yabarangije, ni njyewe washigaje, arimo kugenza ubugingo bwanjye kugira ngo ampitane. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Uwiteka aramubwira ngo yewe Eliya, hoya, hari 7,000 bitarapfukamira Bayali, hari 7,000 bikinyubaha, hari 7,000 bikinkorera. None rero Eliya, haguruka ugende ujye kwimika Elisa, wimike Yehu, hanyuma wimike na Yezebeli. Abo ngabo bazakora umurimo wanjye. Imana mwizigire neza cyane. Bishatse kuva ngo nubwo hari abarimo kwiyoberanya, dusomye ijambo ry'Imana, muka Yerobowamu ngo arangije ariyoberanya kubw'umwana wabo wari umaze kurwara. Hanyuma mu kwiyoberanya kwabo, uyu mugabo bita Yerobowamu yari yirengagije ko Imana ari yamuhaye ubutware, yirengagiza ko Imana ari yamushyize ku ngoma. Imana muri tugire neza cyane, inyaga imiryango 10 ya Isiraheli iyihereza Yerobowamu kugira ngo ayiyobore. Hanyuma Yerobowamu amaze kugera ku ngoma, yirengagiza iby'Imana yakoze, arangije atera Imana umugongo, arangije aca inyuma Imana. Abantu muri iyi minsi barimo baraca inyuma Imana, abantu muri iyi minsi barimo barakora ibidakwiriye, abantu muri iyi minsi barimo baragenda uko bishakiye, abantu muri iyi minsi barimo barababaza Imana, bakora ibintu bidakwiriye, kandi aribo bakagombye kuyobora intama, aribo bakagombye kuyobora ubwoko bw'Imana. Ariko kugira ngo bayobore ubwoko bw'Imana, uyu munsi wa none bafashe iya mbere yo kubashyira muri gihenomu. Birababaje bene data, birababaje. Wowe nkurikiranye uyu munsi wa none, ndagusabye kugira ngo uyu munsi usuzume kugenda, uyu munsi usuzume uko urimo gukorera Imana yawe. Mbese urimo gukorera Imana ute mwene data?
wowe nturimo kwiyoberanya, wowe nturimo kubivanga, wowe nturimo kwitwara uko wishakiye. Imana yo mwitwe neza cyane. Uyu munsi wa none ntabwo agakiza kakihabwa agaciro wapi, ahubwo abantu bashize imbere inda, abantu bashize imbere amafaranga, abantu bashize imbere ibigaragara byo muri iyi si. Ariko ndagira mubwire ngo hari ubutunzi tubikiwe, iby'amaso atarareba, iby'amatwi atarumva, ibyo ngibyo, iby'akanwa kacu katarabona, ibyo nibyo tubikiwe mu ijuru, ibyo nibyo tubikiwe mu bwami bw'Imana. Ariko ibyo ngibyo abantu barabyirengagije. Hanyuma uyu munsi turi mu gihe cya rya jambo ngira ngo riri muri Yesaya ry'abagore 7 bavuga ngo tuzitunga, tuzifasha, ariko hanyuma tuzatwemere twitirirwa izina ryawe. Abantu barimo gushaka kwitirirwa izina ry'Uwiteka, bashaka kwitirirwa izina ry'Imana, bashaka kwitirirwa izina rya Kristo, ariko kuko ibyo Kristo ashaka ibyo ntibabishaka. Bashaka kugira ngo bitirwe nyine, bazitunga, bazibeshaho. Mu yandi magambo nyine bitirirwa iryo zina, bitwaze Bibiliya, bagende bavuga bitwaje Bibiliya, n'umubona ubone umuntu w'Imana, ariko mu by'ukuri ari abatubuzi, barimo baratubura mu bintu by'Imana, barimo barahimuka, barimo barakora ibintu bidakwiriye. Imana yo mwijuru tugirire neza. Ndababaye cyane mwene data, ndababaye. Imana yo mwijuru turengere, kandi Imana yo mwijuru turwanirire. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe urikiranye uzi neza ko izi ngeso uzigira, hindukira uhindukire Uwiteka Imana, kuko uyu munsi wa none Kristo aracyari ku ntebe y'imbabazi, ateza amaboko kugira ngo umusanga wese abashe kumubabarira. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe hindukira, wige gukora neza, wige kugendera mu buntu bw'Imana uko bikwiriye. Nibyo koko turi mu isi, kandi isi yadutwaza igitugu, ariko nubwo idutwaza igitugu twayihaye icyuho, cyangwa se ijambo ry'Imana hamwe ngo nuha Satani icyuho azaguhemukira, kandi numwirukana azaguhunga. Rero bivuga ngo uyu munsi abantu bakirukana Satani, ahubwo bahaye umwanya Satani, arimo arakorera muri bo, arimo aragendana nabo. Imana yo mwijuru neza cyane. Ikibabaje ni kimwe, nuko bavuga ngo barakorera Imana, nuko bavuga ngo baragendana n'Imana. Njyewe mfite agahinda, maze iminsi numva amakuru, maze iminsi hari ibyo nanjye ubwanjye nibonera, ari ibyo nabonye ejo bundi numva ndatangaye. Bene data, nshuti z'umusaraba, ibi nkubwira ntugire ngo wenda nibyo numvanye abantu, nanjye ubwanjye hari ibyo niboneye, nanjye ubwanjye hari ibyo narebye gutya amaso ku maso. Mpura n'abantu bafite Bibiliya, barimo bagenda ngo bagiye gusengera umuntu, barangije baratubura, bazana ibintu ntazi ibyo ari byo, ngo kuye ibintu mu muntu bikaza nta maraso ariho. Ukumbi barashaka uburyo bwo kurya uwo muryango, barashaka uburyo bwo gushaka amafaranga muri uwo muryango. Ndagira ngo mbwire ngo nshuti y'umusaraba, aya mafaranga uzaharira mu isi, kandi Mubwiriza niba bivuze neza aravuga ngo iby'isi tubyiruka inyuma tukabishaka, ariko niho kwirukanka inyuma y'umuyaga, ibyo byose ni ubusa, turapfa tukabisiga bikaribwa n'utarabivunikiye. Ese mwene data, ubwo iyo ubona uhemuka bene ako kageni, ugahemukira umuntu uzi neza kuri hano mu isi, uzi neza ko ejo mu gitondo Uwiteka Imana azisubiza umwuka we, hanyuma amara kwisubiza umwuka bya bindi wahuruhiye uteka umutwe urya abantu bikahinduka ubusa. Mbese iyo muhemuka, mbese iyo mukora ibyo byose, muzirikana yuko hari umunsi w'urubanza. Uribuka ko hari umunsi w'urubanza mwene data? Wowe ukora ibyo ngibyo uribuka ko hari umunsi w'urubanza? Imana imwitse neza cyane. Wowe ukurikiranye Karuhura TV, ndabizi neza hari benshi bafite ibikomere. Uyu munsi rero turaganira n'umuntu wamubwira akakubwira ati byihorere. Ibyo mu nzu y'Imana ndabizi, byihorere. Ibyo abakozi b'Imana muri iyi minsi ndabizi, wigira ikintu mbwira. Mu yandi magambo batukishije izina ry'Imana, baratukisha izina ry'Imana. Mu yandi magambo baratuma abantu b'Imana badahabwa agaciro, kandi kera umuntu w'Imana yabaga ari umuntu w'igiciro, yabaga ari umuntu ukomeye cyane. Ariko uyu munsi none abantu bamaze kumenyera iby'Imana, ntago bagihereza agaciro abakozi b'Imana. Birababaje inshuti y'umusaraba, birababaje. Kera umuntu w'Imana, iyo bavanga umuntu w'Imana, abantu barabati koko uwo muntu twamubona dute. Ariko uyu munsi wa none usigaye uvuga umuntu w'Imana, ububwiye akakubwira ati byihorere. Wowe nahuye nawe ejo bundi nawe avuga ko ari umuntu w'Imana. None se ubu ngubu turabigenza dute? Njye muri iyi minsi ndimo ndibaza ngo mbese gusa ijambo ry'Imana hamwe ngo tuzamenyera ko imbuto bera, ariko si imbuto bera nyine nuko, ariko se izo mbuto bera mu by'ukuri hari igihe baza bishushanya bigize abamarayika, bigize intama kandi ari amasega,
hanyuma wamureba ukavuga ngo ni umuntu w'Imana, ukazamumenya ari uko amaze kuguhemukira. Ni ikibazo gikomeye cyane, kandi yaguhemukiye nyine bituma wanga abantu b'Imana, bigatuma wanga ubwoko bw'Imana. None se tubigenze dute? Dukora iki? Bene data, dukora iki? Uyu munsi wa none inama nakugira nuko twafata ibihe byo gusenga, tugasengerana kugira ngo Uwiteka Imana yuruke azakora imirimo n'ibitangaza, abashe guhindura imitima y'aba bantu. Ndabizi neza nawe unkurikiranye warakomeretse, nawe unkurikiranye wahuye n'abantu nk'abo, nawe unkurikiranye uyu munsi wa none birashoboka yuko waba utwite cyangwa se uhetse umwana w'umuntu wese umukozi w'Imana muri ubwo buryo. Ariko ndagira ngo ubwire ngo ihangane, wowe unkurikiranye birashoboka yuko nawe bakuriye amafaranga muri ubwo buryo, ariko nakubwira ngo ihangane, hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Hari abantu b'Imana bagihari bacyubaha Imana, bacyagendera mu buntu bw'Imana. Ndagira ngo ubwire ngo ihangane, komera, shikama, ntibigukure ku mwami, ntibigukure ku mwami Imana, kuko Uwiteka Imana yiteguye kuza kukomora ibyo bikomere wakomerekejwe n'abana b'abantu. Imana yo mwije tugire neza cyane. Nibyo koko warakomeretse, warababaye, ariko nta wundi uko womora uretse Kristo wenyine, niwe wenyine gusa womora. Rero bivuga ngo igihe kizagera aba bantu ibihembo byabo birahari. Aba bantu Uwiteka Imana hari icyo abategurira, uko byagenda kose, nubwo bwose nyine bivugiye ngo bazitunga, bazifasha kuri buri kimwe cyose, ariko nagira mubwire ngo aba bantu Uwiteka Imana igihe kimwe azabashyira ku kabarore, kuko hari abamaze gushyira ku kabarore tugiye tubona, tugiye tumenya. Ariko ndagira mubwire ngo nubwo bwose bikimeze bityo akaba hari abagihishiriye, ariko hari igihe kimwe bizamenyekana rwose. Imana mwije tugirire neza cyane. Ni ukuvuga ngo ni ibihe by'imperuka. Uyu mutwe w'ijambo navuze ngo kwiyoberanya kw'abantu b'Imana mu bihe by'imperuka. Bivuga ngo rero abantu benshi bariyoberanyije, nk'uko muka Yerobowamu yiyoberanyije akajya kwa Ahiya, azi ngo Ahiya ntari buze kumumenya. Ijambo ryambye ngo ntiyarebaga kubera ubusaza, ariko umwuka mu mwuka wari umurimo, cyangwa se roho ari murimo yararebaga. Kristo wari umurimo yararebaga. Imana mbere yuko muka Yerobowamu amugeraho aramubwira ati uyu muka Yerobowamu agiye kwiyoberanya, arigira undi mugore. Ariko kuki mwigize abandi bagore nyaboneka? Kuki mwigize abandi bagore? Kuki mwambare? Imana mwizwe neza cyane. Urafata umwenda w'agakiza warangiza ugatwikiraho ikindi kintu ntazi icyo ari cyo, ugatwikiraho igishura cy'umukara, warangiza ukagenda. Reka sinakubwira ngo ntibazakumenya, bazakumenya. Uriyoberanya ku batakuzi, uriyoberanya ku batuzura mwuka we. Ariko nagira mubwire muka Yerobowamu yarazi ko Ahiya atari buze kumumenya, ngo agikandagira mu bikingi by'amarembo. Ahiya aramubwira ngo yewe muka Yerobowamu yinjira ni karibu, asanga yamaze kumumenya kare. Imana yo neza cyane, atungurwa nuko Ahiya yamumenye. Aramubwira ngo genda ubwire umugabo wawe ngo Uwiteka Imana yaguhaye ubwami, akugabanyiriza ku gihugu cya Isiraheli, aguhereza imiryango 10 kugira ngo uyobore. Imaze kuyiguhereza, urangije uriyoberanya, urangije uramutera umugongo, urangije ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, wibagirwa ko yakwibitse. None rero muka Yerobowamu mubwire ngo ibyo ushaka byose ntabwo uri buze kubona umwana arapfa, kandi kigeretse kuri ibyo abana bawe uyu muhungu ni uzashyingurwa wenyine, abandi bose bazagwa ku gasozi. Uko niko byagenze. Imana mwitswe neza cyane. Nagira ngo ubwire mu nshuti y'umusaraba, nawe suzuma uko ugenda muri iki gihe cya none, usuzume intambwe yawe, suzuma kubanye n'Imana, hanyuma ubashe kwikosora no kwihana. Imana mwije tugirire neza cyane. Uwiteka Imana bambera umugisha. Reka dusenga Imana kubw'ijambo tumaze kumva. Data mu izina rya Yesu, uri mwiza kandi urashoboye. Reka uhereze ubwoko bwawe gukomera, abakomerekejwe n'abita abakozi bawe, abo bambika imbaraga, wongere ubagendere kandi wongere ubasange. Mana bamukishize mu maso hawe, kuko ari wenyine gusa karuhura. Ndabizi ni benshi bahuye n'ibyo bikomere, bahuye n'abo bantu, ariko si wowe wabatumye. Abo bantu bari baritumye, cyangwa se baritumye kubw'inda nini zabo. Ariko nagusabye kugira ngo ugire neza abantu bawe, kubw'imbabazi zawe turakoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Pastor, Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane.